Halima nawe nyuma yo kuba afashije mama Asifiwe akavanwa muri iki cyumba ndetse akaba yagumye no kuba yakurikirana kumenya icyo mama Asifiwe bari bamushimutiye, ndetse ibyo byatumye arushaho kuguma kumenya amabanga menshi ya James, ndetse yiyumviye James avuga amabanga menshi y'ibyo akora, ndetse ibyo byose kuba Halima yabimenye nawe byatumye James ahita amushyira muri cya cyumba maze aramukingirana. Ese wowe uri kubona ibi bintu biraza kuba byagenda gute? Ko twari twishimye yuko mama Asifiwe Halima amufashije akaba yatabaje ndetse bakaba bari bamuvanye hano muri iki cyumba, ndetse ibyo nta wundi muntu wabikoze ni Halima hamwe na Kazungu, ndetse muri uko kubikora nibwo baje kuba bagera hanze baza kuba bahahurira na Asifiwe, ndetse mu guhura na Asifiwe muribuka ko Asifiwe yari amaze iminsi atameze neza, arabaye nk'umusazi, ndetse Asifiwe akibona mama we ntabwo yabyizeye neza, nibwo baje gufata umwanya baricara baraganira, ndetse uko baganiye niko bagumye batekereza ku bintu byatumye bashimuta mama Asifiwe, ndetse Ashirafu aguma agarurwamo kubera ko James ariwe wabwiye Asifiwe ko Ashirafu yishe mama we none akaba amubonye ari muzima. Ibyo byatumye rero Halima avuga ko barimo kubesha, ndetse barimo kubeshera Ashirafu mu byo bakora byose bavanemo Ashirafu, ndetse abasiga aho ngaho arigendera asubira kwa James, ndetse mu kugera kwa James yasanze James yataye umutwe arimo kwivugisha, yataye umutwe, ndetse byose yari arimo kwivugisha. Halima yari arimo kubyumva, ndetse nibwo Halima yaje guhita amuzamukana avuga ati abagambanyi gusa, abantu babi gusa, ese buriya bira byose mwabikoreye iki koko mugatinyuka mugashimuta umumama w'abandi? Ese ibi bintu byo mwabibonye gute ko Halima amagambo yabwiye James yaje kuba yasembura James, maze James gukubitirana n'ibisteresi byose yari afite, no kuba Rehema yamubwiye ko yamuteye inda, ndetse inda arimo kwishira kuri Ashirafu, ndetse bigahurirana no kuba yari yabuze mama Asifiwe, ndetse yumva ko amakuru yiwe yose yabashije kuba yamenyekana, ahita afata umwanzuro wo guhita afata Halima amwinjiza mu cyumba aramukingirana. Ese wowe ibintu wabibonye gute? Reka mbabwire ko uyu ari wa mwanya tugiye kuba twaganiraho filime yacu neza, nkaba nkwisabira kuba waza hano muri comment ukagira ijambo wandikamo bitewe n'ibintu byose byabaye, ndetse nuko uri kubibona, ndetse nuko uri kubitekerezaho ukuntu biri buze kuba byagenda. Ubundi nkagusaba kuba wahita ukora subscribe niba utari wayikora, ndetse wamara gukora subscribe ukibuka ugafungura inzogera kugira ngo upload zose zijye zikugereraho igihe, ndetse nkubwira ko iyi channel yo uzajya usangaho ibiganiro bivuga kuri iyi filime igeno series, ndetse mbabwira ko ngiye ubagezaho ibiganiro ninjye uba bose bumva, ndetse mbabwira ko filime yacu ahantu igeze noneho n'umuriro, ndetse mwabonye ko Ashirafu hamwe na Jessica basereye cyane barimo gupfa kuba Rehema twite, ndetse bakomeza kubwira Ashirafu ngo atware Rehema maze bakora ubukwe babane. Gusa Ashirafu yavugishije ukuri avuga ko nta rukundo na rukeya afitiye Rehema, ndetse adateze kubana nawe, ndetse umwana aramwemera ko namubyara azamurera, ariko kubana nawe ibyo ngo babyibagirwe. Ndetse mwabonye ko Jessica yaje no kuba yafata mama wa Ashirafu akamugaragura, ndetse mwabyiboneye kubera ko hari amabanga amubikiye, ndetse mukuru uko kumugaragura yari kumusaba ko agomba kubwira Ashirafu akabana na Rehema. Ese ibi bintu byo nkabibonye gutinda gira ngo shimira umuntu twabanye kuva tugitangira, ndetse no tukaba twari tukiri kumwe. Nkaba mbasaba kuba mwakora subscribe ku bantu mutari mwayikorana, mbabwira ko turahurira mu biganiro bikurikiranye n'iki ngiki. Ndabakunda cyane, ciao ciao.